Inshuti bakunzi ba Dabook TV n'ishuri ryo gusenga TV ndabasuhuje nje mu kiganiro ntago kiri buze gutinda ni kiganiro gitoya ariko kiri buze guhishura ibintu byinshi bikomeye. Hari umuririmbyi yigeze kuririmba aravuga ati wa murinzi yo mu rukerera soho kuvuza impanda, bwira amahanga bwira amoko yose urukundo rwa Yesu, bwira n'abakatiwe urwo gupfa ko hari ibyiringiro. Wa murinzi we wo mu rukerera soho kuvuza impanda, bwira amahanga bwira amoko yose urukundo rwa Yesu, bwira n'abakatiwe urwo gupfa ko hari ibyiringiro. Haleluya, Yesu Kristo yakuyeho rwa rusika, ni muzima yaratsinze. Haleluya, amen. Haleluya. Wa murinzi wo mu rukerera soho kuvuza impanda, turi abarinzi kandi tugeze mu rukerera, niyo mpamvu tuvuza impanda. Ntabwo iki kiganiro kibuze gutinda, ni ikiganiro gikomeje muri ya gahunda yo guhishura ibihishwe. Abantu bafashe inzira yo kwinjira mu mukumbi mutoya, bakizera ijambo data wo mu ijuru, cyangwa se bakizera ijambo umwungeri wacu mukuru ari we Yesu Kristo yasize avuze ngo wigira ubwoba mukumbi mutowe kuko data wo mu ijuru yishimira kuguha ubwami. Abo bantu bari kugenda bahishurirwa ibintu byinshi. Abaturebera inyuma babyita, ni ikintu gitangaje navumbuye uyu munsi. Abaturebera inyuma bari inyuma y'umukumbi mutoya babyita théorie de la conspiration, kuko babyigishijwe n'urubyaro rw'umwijima, babyigishijwe n'abamondialiste, babyigishijwe n'abayoboye isi, babyigishijwe n'aberekeza isi abantu benshi mwirimbukiro. Bakababwira ngo nimwumva bavuze ibingibi binyuranije n'ibyo twabigishije mu mateka, muzamenye ko ari théorie de la conspiration. Ejo bundi nababwiye ntimwambabariye mukambwira icyo twakwita théorie de la conspiration ni iki. Ese ni amakuru y'ubugambanyi? Ese sinzi ukuntu twabyita, ariko mugerageze mujye muri commentaire, rimwe nedatukunda kugira uburyo asobanura ibintu. Wenda niyaza kumva iki kiganiro ari buze kujya muri commentaire agerageza dushakira ijambo risobanura théorie de la conspiration. Icyo nendaga kubabwira nuko kuva isi yaremwa kugeza ubu ngubu hari icyo bita le conflit cosmique imaze igihe kirekire iri hagati y'urubyaro rw'inzoka n'urubyaro rw'abantu. Tumaze iminsi tubisobanura urubyaro rw'inzoka n'urubyaro rw'abantu aba ari bo, ntabwo nirwa mbisubiramo. Abantu batabyumvise bajye mu biganiro byanjye bishize nka 2 cyangwa 3, bazasobanukirwa urubyaro rw'inzoka arirwo dufata nk'urubyaro rw'umubi, n'urubyaro rw'abantu ari bo bantu umwandu w'Imana, umwandu wa Yesu Kristo, abo Yesu yaje gucungura. Hari rero conflit ikomeye, amakimbirane akomeye, nise conflit cosmique, amakimbirane y'isanzure. Niyo makimbirane yabayeho hagati y'ibiremwa bibiri bijya gusa, urubyaro rw'inzoka n'urubyaro rw'abantu. Kuva abantu baremwa, kuva isi yakaremwa, ayo makimbirane yahozeho. Kandi kuko urubyaro rw'inzoka ari rwo rubyaro rw'umubi rufite ubwenge rukomora kuri se Satani, rwatangiye icyo gihe icyo bita conspiracy, ubugambanyi bukomeye cyane. Niyo mpamvu iyo tuvuze ibintu tukagenda tugatusha ku bintu byabo babihisha kugira ngo bazatugirire nabi, bahita babyita théorie de la conspiration. Iyo tuvuze tuti ntabwo Hitler yigeze apfa, ahubwo yigeze yiyahura, ahubwo yarahishwe, ni théorie ariko yaraje gupfa nyuma. Birumvikana niko ubuhanuzi ubundi buvuga ngo umuntu watsembye ubwoko bwe. Nagira ngo babwire ko Hitler yari umwuzukuru w'abarukirite. Cyane ikindi cyane mu kintu mugomba kumenya, ntabwo nirwa bisubiramo nabivuze mu biganiro byanjye. mu buryo muri linye iri imperuente yari umwuzukuru w'abarucide.
reka ngaruke gatoya. Noneho abarociridi bakita abayahudi. Noneho Hitireri aza ku ngoma mu Budage. Noneho Hitireri atsemba abayahudi bitwa ko ari bene wabo. Tugaruke gatoya. Ijambo riravuga ngo muze kurinshakira muri Bibiliya, murishyire muri commentaire. Riravuga ngo ntuzahambanwa n'abandi bami kuko watsembye ubwoko bwawe. Aba bantu baje gukora nk'abantikristo, noneho bakajya aratete y'ibihugu bagateza ubwicanyi bukomeye bukagera no muri bene wabo. Ibyo bintu muri kubyumva ibyo ari kuvuga. Aba bantu baje kuza kuyobora ibihugu hejuru, bakabahakana Imana ku mugaragaro, bagateza ubwicanyi bukomeye bugatsemba bamwe muri bene cyangwa no muri bene wabo, barimo Hitireri, abandi sindirwa barondora. Ijambo bakinnye donc hore ikomeye antikristo. Ijambo riravuga ngo ntibazahamanwa n'abandi bami, nuvuga ngo imva zabo ntago zizagaragara. Ntibazahambanwa n'abandi bami kuko batsembye ubwoko bwabo. Twavuga gutyo ngo uri muri théorie de la conspiration. Ariko nagira ngo mbabwire ngo icyo ubwami bw'umwijima bwita théorie de la conspiration cyangwa amakuru y'ubugambanyi bukomeye, mubishyire mu Kinyarwanda mubwire ukuntu twabyita mu buryo buboneye. Icyo ubwami bw'umwijima bwita théorie de la conspiration cyangwa amakuru y'ubugambanyi bukomeye bukabidutsindiraho twebwe turi kubivuga, bukabwira na bamwe bagize remuto cyangwa se bakurikira d'une façon grégaire, babaye formaté par les écoles, bakurikiye ya yindi version ya kabiri ya histoire intuze Honoré de Balzac yavuze. Icyo ubwami bw'umwijima bwita théorie de la conspiration cyangwa amakuru y'ubugambanyi nicyo Bibiliya yita amayoberane y'ubugome bwa Satani, icyo bita mu Gifaransa le mystère de l'iniquité. Reka mbasomere ijambo oh my goodness. Reka mbasomere ijambo ry'Imana mu Batesalonike ba kabiri ibice 2 umurongo wa 7. Sinzi niba nari burenze igihe, reka natsi imodoka ndebe igihe kigeze. Okay, hasigaye iminota 5 gusa, reka ngarukiriza nihute nsoze. Batesalonike ba kabiri ibice 2 umurongo wa 7, kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora ariko ntazahishurwa keretse uyabuza ubu akuweho. Tugiye kureba umuntu ubuza amayoberane y'ubugome ubu ngubu. Qui profite du mystère de l'iniquité? Ninde aya mayoberane y'ubugome afitiye umumaro, afasha mu rugamba rwe? Ninde aya mayoberane y'ubugome, le mystère de l'iniquité, ubu bugambanyi bukomeye, le grand conflit cosmique n'ubugambanyi bukomeye buyikurikira, ninde afitiye umumaro? Twe turavuga ngo uyabuza ubu ngubu ninde? Uyabuza ubu ngubu ninde? Ni itorero. Uyabuza ubu ngubu ninde? Ni Umwuka Wera. Uyabuza ubu ngubu ninde? Ni Yesu Kristo. Ibyo byose tugenda tubivuga tubihinduranya, ariko qui profite du mystère de l'iniquité, ku buryo agomba kuyafunika akagumya kuba amayoberane y'ubugome ntidusobanukirweho byerekeza. Twavuga tuti dore antikristo yaragaragaye, abandi bati muragwiyo, ntimukajye mubeshya, ntimukajye mwinjira mu bintu bya conspiracy. Ibyo bintu ni conspiracy, ntaho bihuriye, nta kikwemeza ko biri ari byo. Ibi ngibi ntabwo ari byo. Ibi abantu bagakora, bakandikaho ibitabo, bagakora ubushakashatsi, bakazana amafoto, bakazana amapreve, bakavuga ati nyamara uriya yita umugore yagiye kureba umudokiteri bo muri Amerika, umuspecialiste mu bintu byo guhindura visage, akayivana ku mugabo akayihindura umugore, ariko umudokiteri ntavugwa. Kandi ibyo ngibyo ntago ibintu muvanaho ngaho, ibyo ntago ari byo. Amayoberane y'ubugome bwa Satani ninde ya profita? Umuntu ya profita wa mbere ni Satani. Umuntu ya profita wa mbere ni Satani ndetse n'urubyaro rwe, nibo bari kugenda bazana icyo bita mystère de l'iniquité. Ariko ijambo ry'Imana ryaratubwiye muri Matayo ibice 10:16 ngo dore mbatumye nk'intama hagati y'abanyamasega, mugende mufite ubwenge nk'ubw'inzoka, kandi mugire ubwenge nk'ubw'inzoka, kandi mube nk'inuma mutagira amahugu. Imana ishimwe cyane. Turasabwa cyane cyane twebwe turi kwitegura kuva mu isi, turasabwa kuva mu isi twaramaze kubona neza ko ari amayoberane y'ubugome bwa Satani.
turasaba kugwa mu isi twaramaze kumenya neza antikristo ko yamaze kugera ku isi, twaramaze kumusobanukirwa uwo ari we. Turasabwa kuva mu isi tubarusha ubwenge, dufite ubwenge bw'Imana, n'ubwabo twaravumbuye ya jambo rivuga ngo utega umutego ikiguruka kiwureba aba yikoze ubusa, tumeze nk'ibiguruka. Haleluya. Reka ngarukiriza aho ngaho, ariko hari ijambo nashaka kurangiza avuga ngo ugiye maze kumera nk'ibisuka ku gicaniro, igihe cyo kugenda cyegereje. Narwanye intambara nziza, narinzi ibyo kwizerwa, ibisigaye mbikika ikamba ry'ubugingo, ariko si jye jyenyine, ahubwo nabakunze kuzaboneka k'uwo mwami wose. Kurwana intambara nziza rero udafite ubwenge bw'Imana, ngo umenye n'ubwenge bw'abantu muri kurwana nabwo, umenyere mystère de l'iniquité n'amayoberane y'ubugome, ntabwo bishoboka. Ugomba gukurwaho ninde? Uyabuza kugaragara. Ugomba gukurwaho ninde uyabuza kugaragara? Uwa mbere ni Satani, kuko ari we uyaprofita n'urubyaro rwe. Uwa kabiri ni itorero, birumvikana rigomba kugenda. Hanyuma noneho mwebwe mwagomye kuvuga ngo nintuze ni conspiracy, mukajya kubona mukabona byose birorosutse, mukavuga muti ni ibingibi se burya ba bantu bavuga gukuri. Reka tugarukiriza aho ngaho. Imana yamwe muhari bampira umugisha, mukomere, turi ku rugamba.